Yesu ashimwe. Igitondo cyiza nanone twongeye gushima Imana kubw'iki gitondo iduhaye. Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha. Biba bidasanzwe kubona umwanya nk'uyu nguyu, niyo mpamvu tugomba guhora tubishima Imana. Igitondo cy'uyu munsi rero nk'uko bisanzwe turatangira dusenga, nyuma yo gusenga turaza guhimbaza Imana no kwiramya, nyuma yaho nk'uko mubizi tuze kumva ijambo ry'Imana. Reka dutangire dushima Imana kubw'iki gitondo. Mana yacu turagushimye, tugushimiye uyu munsi mwiza wongeye kuduha, tugushimiye aya mahirwe wongeye kuduha adasanzwe yo kuba mu bwiza bwawe, tukuramya, tuguhimbaza, twumva ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo Umwuka wawe wera azabane natwe, azatuyobore muri buri kimwe cyose, turusheho kugubwa neza mu bwiza bwawe. Urakoze Mana yacu, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Is for Jesus and O is for others and Y is for you and you and you and you and you and J is for Jesus and O is for others and Y is for you and you and you and you and you and you and shoo-be-doo-doo-doo, shoo-be-doo-be-doo-be-doo-doo, shoo-be-doo-be-doo-be-doo-doo, J is for Jesus and O is for others and Y is for you and you and you and you and you and you and J is for Jesus and O is for others and Y is for you and you and you and you and you and you. Jesus, we love you, and you know we need you. So Jesus, please hold my hand. J is for Jesus and O is for others and Y is for you and you and you and you and you and you. Oh yeah. Kanizere ko mwese mwaguwe neza mu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Yari indirimbo nziza ivuga ngo J is for Jesus and O is for others. Nibyo tugiye kureba uyu munsi. Why tuzaba twireberaho ikindi gihe. Uyu munsi rero Imana yaduhaye undi munsi mwiza wo kugira ngo turusheho kwiga ijambo ryayo. Reka turebere hamwe iby'Imana yaduteguriye. Ni inkuru turi bwigeho iri mu byakozwe n'intumwa igice 12 ntabwo turi bugiye kugisoma cyose kubw'umwanya, ariko ngiye kukibabwira ngiye wagisomye, namwe nimugira akanya muze kugisoma, abatazi gusoma ababyeyi bafashe basomere. Tugiye kwiga inkuru ya Petero, uburyo Petero yafashwe agashyirwa mu nzu y'imbohe n'uburyo yaje kuba muri iyo nzu y'imbohe. Petero yari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo ubwo Yesu yigishaga. Hanyuma Petero ubwo Yesu yari amaze kuzuka abasanga aho bari abaha misiyo ariyo turi buze kwiga, ariyo big picture yacu uyu munsi turi buze kuvugaho nyuma. Abaha misiyo yo kugenda bigisha abantu ubutumwa bwiza, bababwira ibya Yesu Kristo. Hanyuma Paulo ubwo Yesu yameraga kubivuga, Paulo amaze kubyumvisha amatwi ye yarabyemeye, aravuga ngo agiye gukora koko ibyo umwami Yesu yaramutumye. Aragenda ajya ngo kubwiriza, aragenda abwiriza abantu hirya no hino, ngo hanyuma igihe kiragera aragaruka. Ngo agarutse ngo baramufata bajya kumufunga, ariko mbere yuko bamufunga bafata n'undi witwaga Yakobo wavuga indimwe na Yohana,
ngo Yakobo ako kanya bahita bamwica. Bamaze kumwica ariko Herodi we atwara Petero ngo amushyira mu nzu y'imbohe muri prison, ibyo twita prison uyu munsi. Ngo baragenda baramufunga, ngo bamaze kumufunga ngo abwira abantu bari bashinzwe gucunga abacungagereza ngo bamucunge cyane kuko nawe yagombaga kwicwa. Bari kumufunga ariko igihe runaka bakazana bakamwica. Ngo abwira umucungagereza umwe ngo ahagarare iburyo, undi ahagarare ibumoso, kandi bamuzirikishije iminyururu kugira ngo ataza kubacika. Urumva yuko bari bamurinze cyane kugira ngo ntaze kubacika, kugira ngo bazamwice ataza kubacika akagenda. Ubwo abari bashinzwe gucunga gereza, umwe ahagaze ibumoso undi ahagarara iburyo bwe bamucunze, nubwo yari aziritse bwose ariko wumvaga bidahagije, bagomba no kuba bamuri iruhande kandi n'imiryango ya gereza ikinze. Ngo hanyuma Petero hari bashuti be abandi bantu bakoranaga umurimo w'Imana wo kugenda babwiriza ubutumwa hirya no hino babwiriza abantu. Ngo baza kumenya yuko Petero bamufunze. Bamenye ko Petero bamufunze ngo bajya ahantu mu rugo rumwe bateraniramo, ngo batangira gusenga bahamagara Imana bavuga ngo Mana dufashe Petero afungurwe bataza kumwica nawe. Petero naho yari yarasenze. Ngo hanyuma Petero asinziriye ngo aza kubona ngo haza ngo umucyo udasanzwe, umucyo mwinshi cyane gukwira muri gereza. Umaze gukwira muri gereza ngo hanyuma ngo Petero ngo abona marayika ngo araza ngo aramubwira ngo nkurikira. Ngo akimubwira ngo nkurikira ngo ya minyururu ihita imuvaho iyo bari bamufungishije. Ngo hanyuma Petero koko akurikira marayika, imiryango ya gereza abona irakinguye, arakomeza aramukurikira, barasohoka amurenza gereza. Amaze kumurenza gereza ngo ahindukiye marayika aramubura. Amaze kumubura ngo Petero yibaza uko bimugendekeye, ariko aravuga ngo reka nkomeze ngende. Ngo ahita aragenda, arihuta aragenda ajya gusanga za nshuti ze b'abavandimwe be aho bari bateraniye. Ngo aragenda ngo agezeyo ngo arakomanga. Ngo haza umuntu witwaga Roda ngo aramubaza ngo ninde? Ngo aramubwira ngo ni Petero. Ngo abyumvise ngo ni Petero. Byashoboka bite kuko yarazi ko Petero afunze, none yumvise umuntu akomanga amubajije ngo ninde, aramubwira ngo ni Petero. Ngo yego. Ngo mbere yuko amukingurira kubera ibyishimo byinshi yari afite, yahise asubirayo yihuta ajya kubwira bagenzi be bafatanyije gusenga, arababwira ngo nimuze mwihuta muze muri Petero bamufunguye. Abandi ngo ibyo se birashoboka, bamufunguye gute? Ngo ndi kumwumva komanga. Ngo Petero nawe arakomeza arakomanga. Muri cya gihe ubwo yarimo Roda yababwiraga bagenzi be ngo nibaze barebe, bananiwe kubyemera bagakomeza bumva umuntu ku rugi akomanga ati nimuze munkingurire, ni njyewe Petero nimuze munkingurire. Ngo hanyuma baraza baramukingurira, bamubonye banezerwa baramuhobera, bashimira Imana cyane yuko Imana imuzanye, kuko nibyo bari basengeye, Imana yari isubije isengesho ryabo. Rero nuko Petero byamugendekeye, nuko Petero yafunguwe. Ngo hanyuma nyuma y'igihe aragenda ava aho hantu ajya ahandi kuko bashakaga kumwica. Ariko Petero si ukuvuga ngo ntabwo yagiye kubwiriza ubutumwa atazi yuko bamufashe bamwica. Yari abizi yuko abantu bavugaga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, abantu bagendaga babwira abantu kwihana ibyaha, bababwira gukizwa, abo bantu baratotezwaga. Petero yari abizi, ariko kuko yari yaremeye Yesu, azi icyo Yesu yamusabye gukora kandi azi ubwiza bwacyo, yaravuze ngo njyewe niyo byaba kunyica kubwo kubwiriza abantu ijambo ry'Imana nzabikora. Ibyo bintu rero ntago byabwiwe Petero wenyine, na bagenzi be bari bari kumwe aho ngaho Yesu yari babwiye, abo ni ababashije kubyumvisha amatwi yabo. Ariko natwe uyu munsi Yesu adusaba yuko tugenda tubwira bagenzi bacu hirya no hino kugeza ngo ku mpera z'isi, tubabwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, tubabwira ko Yesu akiza, tubasaba kwihana ibyaha kandi ngo bazemera bakazabatizwa. Rero natwe uyu munsi tubigira ibyacu,
big picture yacu y'uyu munsi irabaza ngo ese misiyo yacu nk'abakristu abantu bamenye Imana ni iyihe? Hanyuma igisubizo kikavuga ngo misiyo yacu nk'abakristu ni ukubwiriza abandi bantu batari bamenya Yesu kugeza ku mpera z'isi, abo muri Australia, abo muri Amerika, abo muri Aziya, abo muri Afurika, bose bakamenya ijambo ry'Imana ngo tubifashijwemo na Mwuka Wera. Mwuka Wera kuko niyo mufasha Yesu yadusigiye. Nkuko Yesu yabwiye abigishwa ati birakwiye ko ngenda kuko nintagenda mutazabona umufasha, ariko ningenda umufasha azaza abane namwe abasobanurire byinshi kubyo nababwiye kandi abafashe. Rero iyo niyo misiyo yacu, twebwe ari njyewe ari mwebwe bana bankurikiye n'abandi bantu baba bankurikiye nk'abakristu dufite misiyo yo kwigisha abandi bantu, yo kubwira abandi bantu ibya Yesu, abatari bamenya Yesu nawe bakamumenya. Ariko ibyo bintu ntago byoroshye, ni byiza ariko ntago byoroshye, hari ikiguzi bidusaba. Hari uwo wabwira Yesu akakubwira ati Yesu se umbwira uwo nguwo ni waheye, waramubonye se, wamufasheho se? Harakubwira ati ntibishoboka, barababeshya. Abandi bakavuga ati ibyo bintu baba babeshya, ni inkuru babeshya, ntabwo bibaho, ariko mu by'ukuri nibyo bibaho. Rero ndagira ngo mbasabe abana aho muri mukomeze kurushaho kubwira bagenzi banyu bya Yesu, murushaho kubabwira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, murushaho kubakangurira kwihana, ibyaha babireke bakora ibyiza, gukora ibyo Umwami wacu Yesu adusaba. Reka dusome icyanditswe cyacu cyo gufata mu mutwe kinarushaho gushimangira neza ibyo tumaze kuvuga. Kiravuga ni Yesu wabwiraga abigishwa, ari naho Petero yabyumviye agatangira kubikora. Reka dusome muri Matayo 28 ku murongo wa 19 kugeza kwa 20. Haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose. Ntago bavuze abanyarwanda gusa, bavuze abantu b'amahanga yose, aho uzabasha kubona. Nubona umuzungu uzamubwire, nubona umwirabura, nubona uwo muri Tanzania, nubona uwo muri Kenya, nubona uwo muri Australia, uw'Imana wese izaguhuza nawe azaba ari amahirwe meza yo kumubwiriza ijambo ry'Imana. Ngo nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Ngiye kongera amasome ngo nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Bivuze ngo nubwo kubwiriza biba bitoroshye, nubwo haba mwitoteza, ariko Yesu aba ari kumwe natwe iyo tumusenze, iyo tumutabaje kudutabara akatugirira neza, nk'uko twabibonye yabikoreye Petero. Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
Imana ibaha umugisha. Tugeze rero muri ka kanya kandi keza ko kubabaza ibibazo bidufasha kurushaho kwibuka ibyo twize. Ikibazo cya mbere mutega amatwi kugira ngo mubashe kunsubiza. Twumvise yuko Petero bamugenje gute nyuma yo kubwiriza ubutumwa? Bamukoze iki? Petero nyuma yo kubwiriza ubutumwa bamukoze iki? Ni kihe gihano bamuhaye? Igihano bamuhaye ni ukumushyira mu nzu y'imbohe, muri prison. Ikibazo cya kabiri, Petero se ninde wamukuye muri prison? Ninde wamukuye mu nzu y'imbohe? Ni abasirikare bamubabariye? Ni Herode yagarutse akamubabarira? Byagenze gute? Petero yakuwe mu nzu y'imbohe ni Imana yamukuyemo, ntiyohereje marayika wayo araza aramusohora. Ikibazo cya gatatu, Petero avuye mu nzu y'imbohe yagiye he? Avuye mu nzu y'imbohe ahantu hambere yabanje kujya, twumvise ahantu habiri yagiye, ariko hambere yabanje kujya ni hehe? Ahantu hambere yabanje kujya ni ukujyaho abavandimwe be n'inshuti ze bakoranaga umurimo, aho bari bateraniye kugira ngo ajye kubiyereka abereke ko atagifunze. Ikibazo cya nyuma yaho Petero yagumye aho, byagenze gute? Nyuma yaho ngaho Petero yahise agenda ava muri uwo mudugudu, ava muri uwo mujyi aho yari ari. Kubera iki? Kubera yuko bamushakaga kugira ngo bamugirire nabi. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoza dusenga, ariko mbere yuko dusoza dusenga nagira ngo nongere mbasabe aho turi, haba ari ku mashuri, haba ari mu rugo, haba dukina n'abandi bana, tujye tuzirikana kubabwira ibya Yesu Kristo twamenye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye, tugushimiye yuko uri Imana yumva amasengesho tugusenga, yaba amasengesho manini, yaba ari ay'ibintu bikomeye cyangwa ibyoroheje. Tugushimiye kuri Imana ibana natwe kandi ukatwumva. Mwami wanjye, twongeye kugushimira kuko waduhisemo yuko twabasha kugeza ku bandi ubutumwa bw'ijambo ryawe. Tugushimiye Mana nziza yuko wavuze ko uzanabana natwe. Ntabwo dushidikanya kuri kumwe natwe. Turagusabye kugira ngo urusheho gukangurira imitima yacu, kurushaho kubwira abandi iby'ubutumwa bwawe. Turusheho kugenda dukwirakwiza iby'inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Urakoze Mana yacu, ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda no mu kindi cyumweru tugiye kujyamo, kubaho kwawe kuzakomeze kubana natwe mu gihe tuzaba turimo tubwira abandi bya Yesu Kristo. Urakoze, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha, mugire icyumweru cyiza. Bye.